Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame yavuze ko nta muntu ukwiye kubagena uko. Abanyarwanda bakwiye kuba babaho kuko ubwabo mu bushobozi bafite bakora ibyo bashoboye. Ni ubutumwa yatanze kuri uyu wa gatanu tariki 10 Ukwakira, nyuma yo kwakira indahiro z'abasenateri batandatu barahiriye inshingano baherutse guhabwa, barimo bane bashizweho na Perezida Paul Kagame kuyatintimu. Ukwakira n'abandi tubashizweho n'ihuriro nyungurana bitekerezo rdi imitwe ya politiki yemewe mu Rwanda kuyaporte. Ukwakira 2025 abasenateri basha barahiriye inshingano ni Prof Dusingizemungu Jean-Pierre, Uwizeyimana Ebonde, Dr. Valentine Uwamariya, Alfred Gasana, Dr. Franka Habineza Nankubana, Alphonse. Perezida Kagame yibukije Abanyarwanda ko nta muntu ukwiye kubagenera uko babaho. Yagize ati rose ubunda bivuga nta muntu dusaba kuduha uburenganzira bwo kubaho, tawe dukwiriye gusaba uburenganzira bwo kubaho uko dukwiye kuba turiho. Yongeyeho ati abo bantu bakora ibyo nibiremwa nkatwe, ntakirenwa kibereyeho kurema abandi bantu cyangwa kubabaza uko babayeho. Iyo niyo politiki yacu y'u Rwanda. Abatabibyumvi ibyo bibazo byahebu nabyo tuzahangana nabyo. Yabibukije ko inshingano zabo n'imyanzuro bafata bagomba kubihuza n'ibyo Abanyarwanda bakeneye. Ati ogorero mbuzi ntego z'igihugu zigire kigo kirambu ubuzima bwa buri munsi. Abanyarwanda ni ugukora ku buriho, ibyemezo bifatwa bijana n'ibyo Abanyarwanda bakeneye, kandi bigatanga ibisubizo ku bibazo Abanyarwanda bafite. Umukuru w'igihugu yibukije abarahiye ko bafite inshingano yo gukoresha ubushobozi buhari bugakoreshwa neza. Ati ubundi urebye ibyo Abanyarwanda bifuza ni byinshi cyane ndetse birenze na mikoro yacu, ariko nibyo bitwibutsa ko no mu mikoro make tugomba kuyakoresha neza kugira ngo agere ku byo dushobora bishingiye kuri ibyo bidufite. Inshingano sena iba ifite ntizishobora kwirengagizwa, ahubwo zikwiye gukoreshwa neza kugira ngo bitibufite bigere ku Banyarwanda benshi uko bishoboka, tukabikora kuruto atari nk'ibintu bisanzwe. Perezida
yibukijeko abo basenateri ko ibikuru bigomba gukorerwa ku gihe. Birashaka ko abasenateri muri ubu buryo bagomba gutanga umurongo ugaragara buryo bagomba gutanga umurongo w'ibyihutirwa mukanagenzura yishirwa mu bukorwa. Ribyo ngibyo kandi mukunaharanira ko bikorwa mu gihe kiba gikwiriye. Yagaragaje kandi ko ibikorwa bitagomba guhera mu mpapuro gusa ahubwo bigomba gushirwa mu bikorwa.